ushobora kuvuga ko iki kintu ari cyiza kubera ko ari kirimo kiragukorerwa wowe sibyo ariko ni kibi ku wundi muntu kitarimo gukorerwa kubera ko wowe urakimwimye kubera ko wowe wavuze ngo sosiyete yacu ngo ibi ngibi ntabwo ibyemera ariko wirengagije yuko uyu nguyu wagikeneye sibyo nimba musore umugore agukunze akaba ari nyokobuje wiryaho don't ntimurye ba nyokobuje ariko mufate abantu abagore bose nk'abagore kumva nimba umugore utitaye ku myaka nimba umukunze muterete nimba agukunze none biragenda bite nawe rero gafite amarangamutima. Okay, once again twagarutse kuri YCTV. Twari tubakumbuye cyane, tubanje kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana, yaba abayemera mu buryo butandukanye, yaba abayisilamu, abakatolike n'abarokore bose n'abacu, cyane ko dusenga Imana imwe rukumbi. Ababudiste. Okay, n'ababudiste. Abayahudi. Okay, buri wese uko yemera Imana mu buryo bwe, turamwakiriye kandi turamusuhuje. Amahoro y'Imana yonyine abane nawe. Nawe amahoro y'Imana aho ari hose, yaba inyuma y'igihugu ndetse n'imbere muri cyo. Okay, nawe turagusuhuje Bondeste Bobo ufite se. Yes sir. Natwe turakwikirije. Uyu munsi urongera uragaragaye ubundi wabaguri inyuma ya kamera ariko reka tukuzane ufatishije sinzi ukuntu unshutse. Reka tukuzane abanyarwanda bakubone. Ntago ubundi kuri kamera yego biragoye. Biragoye ariko nyine ntacyo wanshutse nyine ntacyo nabyemeye. Okay, reka nanjye mihagararire Crema wine Itatu cya mutaba zitatira gutera kunyaga no kuronka. Guma. Munyu urugero uvanze no w'ingezi. Yeah, Bondeste. Yes. Bimeze bite se umusaza? Ewa ndashima Imana. Ndabona akavura kaguye. Karuruma ku cyicaro cya YCTV kuri Allegra Hotel. Kuri Allegra Hotel imvura yaguye nta nubwo njye nabimenye nari ndahantu muri etage kuntu. Abari hafi baze tubafitiye agakofi keza, African tea, cappuccino. Black coffee. Tubafitiye akantu keza cyane. Na ka potage karahari. N'inkoko nayo nziza cyane. Harya ngo ni inkoko y'umuceri, ni inkoko yo mu muceri. Ni umuceri w'inkoko cyane inkoko y'umuceri. Birashoboka yuko ari inkoko cyangwa ari inkoko ishushanyije mu umuceri mwinshi. Umuceri mwinshi baba bakozemo intuzi. Nibyo. Ukivuze ngo inkoko y'umuceri. Cyabatekanye n'umuceri. Ni inkoko batekanye n'umuceri. Okay, nakagaruka kuri Allegra Hotel ushaka wakoresha commande aho uri hose twakudelivaringa everywhere you are. Nimero barayibona muri description. Nimero bayirebe hasi cyane. Uyu munsi rero twifuje kuganira nawe ku bintu bitandukanye, ku tuntu n'utundi twa hato na hato. Yego neze ibiganiro ngiye nawe ko tubihorana. Nakagaruka cyane ko twababwiye ko tuzajya dukora analyzing kuri buri kintu cyose, yaba iby'ubuzima bwa buri munsi tunyuramo, yaba n'ibyo kuri leta rimwe na rimwe, kuko leta n'abantu kandi natwe turi leta. Yego. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku kintu kimwe cyugarije urubyiruko cyane, ku bana b'abahungu. Abana b'abahungu barimo gushaka abagore bakuze cyangwa se abashuga mami. Nifuje ko ari cyo twaganiraho, turebe se ubibona ute iyo ubona nk'umwana w'umuhungu ushobora harya no kurompeka mu byita rompe, akipevera umubyeyi mukuru ugasanga ari fieri yabyo nta kintu bimubwiye. Wowe icyo kintu ukibona ute nkawe Destin? Nesura mubyeyi mukuru we nta rukundo akenera. Ese buriya bari urukundo cyangwa ni irari? Abantu bose b'imyaka yose bagira urukundo Clement. No kuvuga ngo nuko wenda twamaze gushyira muri societe yacu ko
umugabo mukuru ashobora gushaka umukobwa mutoya. Ni ukuvuga ngo iki gihe ntabwo tuba tubyita ko umukobwa ariwe washatse, tubyita ko umugabo ariwe washatse umukobwa mutoya. Noneho ahangaho ntabwo mushaka kumva yuko umugore nawe yashatse umuntu uzamusajisha. Erega nawe akenera urukundo, kandi urukundo ntabwo ari imyaka. Urukundo ntabwo rugira imyaka buriya. Wenda ndashaka kukubwira inkundo nyinshi ngiye mbona akenshi mba mbona ko ari ba basore n'ubundi badashaka gukora, ahubwo bashaka kurya babashyiriye ku isahane. Oya, ikibazo ni uko twishyizemo yuko nyine ubwo ngo umuntu usanze umugore ukuze buri gihe aba asanze amafaranga. Hari n'abandi abo tumenya twebwe abo tumenya niba ari twebwe twumva ku itangazamakuru runaka yashatse runaka, kubera ko urumva wenda kubera ko akuze yarakoze, kuko ntabwo bisobanura yuko uyu nguyu nawe adakora. Ntabwo banganya ubushobozi of course, sibyo, ariko uyu muhungu nawe w'imyaka 25 arakora, sibyo. Ntabwo baranganya ubushobozi. Nk'umwana w'imyaka 25 ashatse umubyeyi w'imyaka 45, wa mwana azajya kugira imyaka 45, umubyeyi afite imyaka 55. Wivuga umubyeyi, umugore we ibyo bintu ntabwo turi bubyumve kimwe. Wivuga nk'umubyeyi, ntabwo turi bubyumve kimwe, kubera ko sinzi niba bitangira ari urukundo cyangwa ari irari. Ntabwo bikwiye ko umubyeyi w'imyaka 45 ashobora gushaka umwana w'imyaka 25. Impamvu mbabona ko bidakwiye, nta future biba bifite. Igihe wa mwana w'umuhungu azaba amaze gukura, ndagira ngo tubyumve kimwe. Urugero rw'iyo ntuza, yego, Muka Kagame se ntabana na wa muhungu we, ubu ngubu ntibamaze imyaka hafi 10, si bagiye kumara imyaka myinshi 5-6. Mukande hari umugore witwa nimba ari Muka Kagame nimba ari Nyirakagame, wa wundi wigeze gushakaga sore k'imyaka 20 bakajya no mu itangazamakuru, sibyo. Hari na couple menshi, Macron se ntabana na Brigitte, sibyo. Ikibazo kiba iyo wowe nk'uko bivuze, hariho couple zibaho zigamije amafaranga. Ntago ziba gusa mu bahungu n'abagore, ziba no mu bagabo mu bagore n'abagabo. Wenda abakobwa tuzabyizaho mu kindi cyiciro. Ndashaka ko nyine tubinormalize, sibyo. Niyo mpamvu ndimo kuguhereza izi ngero, sibyo. Umukobwa muto ashobora gushaka umugabo mukuru, bagatandukana kubera ko icyo umugore yaragamije, icyo umukobwa yaragamije cyari amafaranga, sibyo. Umusore n'inkumi bashobora gushakana, umwe agamije mundi inyungu z'amafaranga, kandi bose bangana, sibyo. Yes. Nk'uko bashobora no gushakana bakundana, na babandi rero nabo bashobora gushakana bakundana, kandi urukundo rugakomeza. Ikibazo cyo kuvuga ngo umwe ngafite imyaka 45, undi afite 25, icyo ngicyo nacyo buzajye mukibaza n'abagabo nabo. Hari igihe umugabo aba afite 50, umugore afite 21, kandi nabyo si babana se. Yego, umugabo ashobora kubana n'umugore ukuze bagakurana, umugabo akagira imyaka 35 akanaba n'umugabo. Apana kuvuga wenda ngo umugore ngo umugabo ngo yararongowe. Hari ukuntu njya numva bakunda kubivuga, abagabo barongowe, kubera ko igiye mu rugo rurimo abana mu ngana, stili nawe wagiye kuba umwana mu rugo. Wagiye kuba umwana mu rugo, wenda icyo uburusha abo bana kuryamana na mama wabo ni ukuryamana na mama wabo, ariko ntago bagufata nka uri papa wawe. Ni mpaka se ngo ungana n'imfura ye, ni mpaka se ngo umwana agufata. Okay, wenda we wabyise urukundo. Ndagira ngo tujye muri deep, turebe finally ese rwa rukundo rwera izihe mbuto, ese babanye bate, sibyo. Wenda ntiwigiza nkana, ushobora kuba ufite n'igishugama muri muratereta muri iyi minsi, simbizi, kubera ko ndumva usa n'uri kuri kote yabo cyane. Ndashaka ko tuvanaho imvugo, ntago bikwiye. Njyewe ako kantu kandi hari ingero ngenda nguha, hari umudamu w'umurundikazi yari afite umujama w'inshuti yanjye, nimvuga ngo yari amufite nyine yari yaramurongoye, nubwo wowe ubihakana, cyangwa se uwo mujama yari yararongoye uwo mubyeyi, yari afite abana 6, ariko
tukagenda gutya, twakoraga ahantu hamwe twegeranye ari abaturanyi. Umunsi umwe tugenda mu muhanda none uwo mugore yaramufuhiraga cyane, ndamuderanje ndamubwira ni nabonye uriya mubebe ukuntu ari mwiza. Rutipa arahindukira, yagiye guhindukira ngo agezeyo umusaya ari asanga urushyi rwamuriye. mani yariye urushyi. ndavuga mani ubu ni ubukoroni mani. ntabwo ari ubukoroni, n'umugabo yarukubita umugore. Numva ntabwo rega buriya. Noneho uzi kuba ntabwo ufite ufuhira umuntu umugore udakunda. yamukodesherezaga akazu mani ka feke, si n'umuntu wari ufite byibuza n'ibyo bicwa, uri kumva akamatorasi kari hehe se, ari bwo nabwo ari ukuza bagakora ibyo bakora, umugore agataye. basi si yari nk'umuntu basi noneho ufite n'ibyo bicwa basi wemera yuko aramutse afite ibicwa byo wabyemera? njye ntabwo nabyemera. reka nkwereke, hari ijambo Lucky Dube yaririmbye, hari ukugira amahoro ushonje ufite freedom, hari no kuba umucakara kandi uhaze. Desite we wahitamo iki? Clement, wahitamo iki? kugira gute? aho kugira ngo ube umucakara uhaze urya ugahaga ariko uri umucakara w'umuntu runaka, ari no kugira ngo ushobore kuba cya kintu ukigezaho ari uko wabize icyunzwe, sibyo? ukoresha imvugo ukoresheje mbere. aho kuba umucakara uhaze kugira ngo usonze no gusonza ufite freedom. nta freedom ibaho mu gusonza. Freedom irahari. nta freedom ibaho mu gusonza, ntayibaho. Irahari. ntayibaho. Reka nkwereke no muri ukuntu Bibiliya hari umuntu wasenze aravuga ati Mana uzandinde ubukene bukabije kugira ngo ntazagutuka. Oya, iyo tuvuze gusonza kugira ngo ntazagutuka, buriya ureba nta muntu w'umucakara nk'umuntu ushonje. Oya, niwe muntu ugira urwango ushobora ahantu rushingiye. Oya. Iyo uvuze gusonza, hari abantu bakira ubukene bwabo to ukavuga ati wowe nuvuga gusonza, sibyo? nuvuga gusonza ubwo wenda ntabwo urimo kuvuga kutabura, ni ukuvuga ngo kuba unyuzwe n'ibyo ufite basi. Exactly, nicyo ndi kukubwira. hari ukunyurwa n'ibyo ufite, hari no gushaka iby'umurengera ukabiberamo umucakara, sibyo? wanyurwa n'ibyo ufite ariko ubifite, ariko utabifite ukanyurwa na twa tundi duke ufite, ariko utabifite uri munsi y'uyu muntu ufite ukajya munsi yiwe, wajya kumucakara da? uzi ko none se abantu bose bashonje niko basheta ubuzima bwabo? Basheta ubuzima bwabo kuko uretse no kusheta, niko abahungu bose bajya mu bashugamami, niko abakobwa bose se bajya mu buraya. none se bose abajyamo se bose baba bashonje? hari n'abajyamo kubera ko bashaka ibyinshi cyane. Yes, niyo mpamvu rero ikintu nshaka kubwira, ntabwo ndi kuvuga kunyurwa ntabwo ari uko uba ufite ibiguhagije. hari n'uwo wundi ubijyanwamo n'uko yashonje cyane, sibyo? akagenda afite intego, kuko tujya tubibona. hariho umuntu ujya mu buraya nk'umukobwa, we afite nyine point ashaka kugeraho, avuga ati njyewe ngiye gukorera aya mafaranga, umubare uyu ninkubona amount, you understand? akenshi ntabwo bigenda neza, ariko hari aho bigenda neza akabivamo, agahita yishengera boro hariya akanarongorwa akabivamo akagenda, sibyo? n'abasore nabo hari igihe nabo petete nabo hari igihe hari bibagenderekera gutyo, akavuga ati njyaho kugira ngo nkomeze kubona wenda abantu biwanjye, kuko akenshi amahungu baba banafite n'inshingano ziruta iz'abakobwa, sibyo? ugasanga wenda ni umusore afite nyina ntakora, cyangwa wenda aranarwaye, afite barumuna biwe agomba kwigisha, afite inzu agomba kwishyura kuko nta nzu ise yamusigiye. akavuga ati nimba wenda nari ngize Imana nifitiye icyo kimero, umugore akaba ambwiye ati icara muri ino modoka ngwino nkwereke, akira 500, ntera 1 2 500 ko ari bwishyura inzu akishyura n'ibiryo, ndayangira iki? agahitamo kujya muri izo nzira, agatera akigendera. ndumva iyi debate tutari bushyirwe, hari turi buhamagara abantu badukize. ibyo ari byo byose tuhamagare abantu nka 2 byibura badukize. reka tubwo turahamagara umukobwa n'umuhungu, turebe ko hari icyo badufasha
cyangwa hari comment uko byagenda kose Clement we watangiye umbaza uti sibyo est-ce que birakwiye ko umusore donc umusore iyo tuvuze umusore ni umuntu nyine donc byabyo byose iyo tuvuze umuntu mutoya ku mugore reka mvugishe uyu muvandimwe numve we comment aduha allo yes bobo uzi ko ari n'abazina bawe se none sasa twagira ngo uduhe comment ku kintu turi kuganiraho urabona hari abahungu bakunda abamama nyine bakuze wowe hakaba n'abakobwa bakunda abagabo bakuze wowe ni ikihe kintu cyangwa ni iyihe message utanga kuri bariya bahungu bajya kubashugamame abo bahungu aribo bajya kubashugamame barongora abagore bangana na ba nyina nkabaha inkuru ite no kuvuga ngo ushobora kujyayo kubw'impamvu merci beaucoup urakoze cyane akenshi abenshi bajyayo ku giti cyane nkeka yuko hari ikintu baba bakurikiye urugero amafaranga cyangwa se yamurushije ubwenge yamushutse numva ko minimum y'ibyo ngibyo ari uko aba hari icyo yamushukishije ntibishobora kuba urukundo se ngo bishobora kuba urukundo ra akenshi ntabwo biba urukundo se akenshi none n'ibishuko aba yamushukishije ntabwo ari urukundo none uravuga iki ku bakobwa barimo guteretwa n'abapapa bakuze usanga nta musore n'umwe ugitereta umukobwa bangana ahubwo abo bangana bigira kubangana n'abasi natwe nyine ubwo tuzajya nshingiye kuri icyo ngicyo nari mvuze ku bagabo ku bahungu bajya ku bamama n'abakobwa nuko bajyayo ariko nanone hari kimwe cyaduteye ubwoba urubyiruko rugenda ruvuga cyangwa se abo bagenda bavuga bakuze nk'umusore akavuga ati umusore akagenda avuga ati ibyo ari byo byose aho kugira ngo mfate umwana bamfunge najya kukuze utazatuma njya muri iyo prizo cyangwa ingaru zingarukira merci that's a point usanga rero hari igihe ushobora kujya ku muntu ukuze kubw'impamvu runaka ashobora kukujyana gereza uvuga ngo afite imyaka mike Bo Destin ngira ngo wumvishe ubuhamya bw'umukunzi wacu Bobo uko akubabyumvisha yuko afite point ariko wumvishe finally ko avuze ko urubyiruko tugomba guharanira kwigira kuruta kwiringira iby'abashugamami n'abashugadade ugiye kuhamagara undi muntu mbo cyangwa banza nshyiraho comment okay banza ushyireho comment then turahamagara undi muntu ngo iyo uvuze ngo nibyo ni byiza kwigira sibyo yego ariko no kwigira mu biki sibyo kuko kwigira no kuvuga ngo ngiye mfite ubushobozi donc ndimo kwishakamo ubushobozi sibyo yes ni nawe icyo yashakaga kuvuga sibyo bwo gukora ikintu najye gishobora kumpereza income sibyo none iyo umuntu rero ashaka capital sibyo ayishaka mu buryo bugiye butandukanye
you understand ikibazo nuko biri usanga nta kapito ntago ni gake cyane ko yamuhebera akamubwira ngo akira wenda 5M je ukora igishoro nese 5M niyo kapitali y'ibintu byose ni ukuvuga kuri 500 ubusumaye 500 sinaguramo kamera mbo akenshi njye ukuntu mbibona iyo ufite umuntu mukundana nawe ababizirega stili ko mukeneyeho amafaranga ahubwo usanga birangirira muri ryarari agutemberana ahantu heza akwambike ariko kugira ngo azarekure mani kugira ngo avuga ati akira amafaranga gutya ngo ujye mu gishoro bro hari ikintu udashaka kumva sibyo hari ikintu udashaka kumva ni ukuvuga ngo turimo turajya kuri kote y'uko biriya bintu ari uburaya gusa birangirira mu irari sibyo yego nimba ibintu byose birangirira mu irari ntago wowe ntago ugira girlfriend ntawe mfite ariko waramwigeze sibyo si byarangiriye mu irari oya ntago byarangiriye mu irari oya dukundana ntarari ryari ririmo twarakundanaga ndakijijwe ibyo byagenda kose sibyo wenda okay tuvuge yuko wowe ukijijwe sibyo ikintu gishobora kuba cyaragutandukanyije n'umukunzi wawe sibyo cyangwa n'undi muntu uwo ari we wese hari abashobora gutandukana kubera ko uruhande rumwe rwabizanyemo irari sibyo urundi ruhande rukavuga ati njyewe nagukundaga gusa sibyo cyangwa babiri bagakundana bakaza kugeraho bagahagana sibyo ariko still haba harimo umuprovidinga byinshi kurusha uwundi ufite byinshi sibyo donc ibintu materiel nibyo mvuga amafaranga cyangwa nubundi akenshi byo ko nabibonye akenshi rero kubera ko twege muri societe yacu tubizi ku bagabo sibyo biragoye kwiyumvisha biragoye kwemera kandi buriya changement yose iragora sibyo biragoye kwemera yuko njyewe w'imyaka 25 cyangwa 30 nshobora kwikundanira n'umugore cyangwa umukobwa undusha imyaka yego ese nidukundana njye nimukunda cyangwa we nankunda cyangwa nimba ngiye wa mugani kuko mukeneye hayo mafaranga nawe akeneye iyo sex ko nawe afite umubiri none se Destin icyo nari ndimo nkubwira urabona akenshi birangirira muri ryarari iyo ukunze umuntu umukurikiyeho amafaranga ya mafaranga n'ubundi yashize ushaka undi ushobora no kujya gukora ujya no gukora mu isoko ugahomba mbo wenda ikintu nshaka kuvuga icyo ni ikindi kibazo kiyunguye ku cyo tutaba twabajije Bobo reka duhamagare undi muntu umwe ku murongo wenda nawe atubwire uko abyumva muri phone Ala mwiriwe neza amakuru bebe niryo zina rye utaza n'ibindi none se mbo twari turi mu kiganiro kandi nawe njya ngufata nk'umuntu usobanutse twagira ngo uduheho ku makuru twari turi kuri sije y'ukuntu abana b'abahungu muri iyi minsi baharaye abagore bakuze cyangwa abo dukunda kwita ba shugamame ndetse n'abakobwa namwe mukaba muharaye ibipapa bikuze aribyo bya shuga dadi Desite twaganiraga yararimo avuga ko umukobwa cyangwa umuhungu ashobora gukuraho wa mushugamami cyangwa umushuga dadi igishoro njye nari ndimo mubwira ko akenshi birangirira mu irari ari ukurya ya nkoko nziza ari ugutembera ahantu heza n'ubundi ugasanga birangiye ese wowe ubibona ute kuri zino nkundo zigezweho z'abantu batari mu kigero kimwe yego wenda akundana n'uwo muhungu akabona nta kintu kiri kuvamo nyine kirenze akabona ibyo ashaka we ntabwo ari kubibona rero nta handi tw'abakobwa tuhita tuvuga tuti se
hariya ko hari umuntu ufite ikintu ashaka kuma kandi kirenze uyu muhungu ndakomeza kumugumaho nshaka iki, urumva, bigatuma wa mwana w'umukobwa agenda akagenda kuri ba basaza abo ngabo nyine wavugaga, urumva, kuko aribo bamufitiye akamaro, ariko nawe iyo agiye biterwa, hari igihe ashaka kuvanamo ibindi bintu, inda zitateganyijwe wenda kure nk'uko atabikekaga kuko yashatse uzikura no ku basore mu ngana, ariko iyo urebye kuri ugafata nuza abagabo ugafata n'abahungu, yego abahungu bose ntabwo aba ari abakene, siko aba ari abakene, ahubwo ni wa mukobwa uba udashima ashaka nyine ibyo yumva akeneye ako kanya abibona. Yewe muhungu ibyo nyata ako kanya sinshaka kuba nabibona, cye kumuha igihe ntacyumva kumva yuko nabimwimira, bigatuma rero yigira mu bantu bakuze. Kumva aho urashubijwe cyangwa mubizi? None se ku bahungu bo bajya ku bamama bakuze bo ubibona ute? Abahungu bo bajya ku bamama akenshi njyewe uko mbibona nuko mbitekereza kuri njyewe, abahungu baravuga ati ese dukundana n'umukobwa nta kintu atumariye, nyamara hari wa mugore ufite amafaranga arenze, urumva, akahita avuga ati reka nikundire igishuga mami kuko hari ikintu kizamarira cyane, nanjye zaho kikangurira iyo modoka, kikangurira ibyo bintu byose nshaka, ariko nawe ntabwo aba agiye gutyo gusa ngo wajye nabyumvishe ni ukuvuga ngo twese turahurizaho yuko haba hari impamvu, yego, sibyo, twese ikintu duhurizaho ni uko uriya muntu ugiye hariya afite impamvu, sibyo, kandi mu ruhande rumwe iri valable yumvikana, sibyo, mu ruhande rumwe. Bebe niwe ubivuze neza, aravuze ati uko byagenda kose nimba wowe wagiye ukarikiretinga ayo mafaranga, ntabwo ari amafaranga ugiye gutoragura, hari ikintu, hari ikiguzi nawe biri bugusabe, sibyo, kandi twese turabizi ko ni imibonano mpuzabitsina, sibyo, twese turabizi neza yuko ni imibonano mpuzabitsina. Rero iyo ufite ikintu wowe watanga kugira ngo ubone icyo ushaka, hari igihe akenshi wenda abantu bavuga ngo ni inzira za bugufi, ariko ntabwo ari za bugufi, ziriya nzira ntabwo ari za bugufi kirema, ni ukuvuga ngo umuntu ugiye kuryamana n'umuntu, ariko wenda ngira ngo urumva nubwo hari ibyo duhuriyeho twese ku byo bari kuvuga, ariko finally buri wese arimo arazana umwanzuro wo kuvuga ngo twakabaye duharanira kwigira tukanyurwa n'ibyo dufite. Uri kumva wowe ngende umuntu, sibyo, uramutse umbwiye ngo gira uyu muntu inama, sibyo, wavuga ngo ukize, nakugira inama yuko wagaharaniye kwigira ukanyurwa n'ibyo ufite kandi ntabyo mfite. Oya, ikintu we Bebe arangije avuga, aravuze ngo byakabaye byiza tugiye muri relationship nabo tungana tugashakisha bya bindi ndetse twabanje no kunyurwa na duke dufite. Byakabaye byiza, ariko ni nabyo byiza. Jewe hano no kuvuga ngo byakabaye byiza, ni nabyo byiza ijana ku ijana, ariko reka nkwereke ko ari byo byiza. Buretse gatoye reka kumbindikiranya kubera icyo ari byo byiza. Nimba njyewe, sibyo, njye mfite imyaka 30, sibyo, nihuriye n'umukobwa w'imyaka 40, sibyo, umukobwa n'umudamu bitandukanye, ashobora kuba ari umukobwa, yes, ari umukobwa, it's okay, kuko ari umukobwa afite n'umwana, ngenda ari umugore wa divorcije. Ndashaka kukubaza, ese wowe ni zihe mbaraga ujyanye kubana n'umugore usanganye abana cyangwa n'uwo mukobwa uri kuri divorce, sibyo? Yego. Wowe ujyanye akahe gashya, ujyanye utuhe dukoryo? Ese utekereza ko yabanje nawe atari umugabo? Buretse nanjye nkubwira ikintu kuko batandukanye. Nyine banza wibaza impamvu batandukanye. Banza wibaza impamvu batandukanye kubera ko batumvikanye. Ubu wowe ugiye gukosora ibyananiranye,
ku myaka 30 kandi ubwo wenda wavuye muri urwo rugo afite imyaka irenze 30. ubu none aha ninjye akeneye agukeneye by'akanya gato k'ibyishimo. Ibyishimo nibirangira ibyo byishimo ni utabikwiye ngaho genda utangire kujya umumesera amasutiya n'ibindi. Ibyo byishimo ni utabikeneye genda ubitapi ningenda ariko kazi hariya iyo ugeze yaragukandagira ari ukumesa amasutiya ujyanywe nyine no kumushimisha. Exactement kuko ndawerega ku ibyishimo ese kubera kimwumva abagabo ari twenyine dukwiye ibyishimo nta kindi. Oya ibyo ntago mbyemera Destin uri washaka kurimbura urubyiruko. Uyereka njye nkubaze oya abagabo ari bo bonyine bakeneye ibyishimo. Uyu mugore w'imyaka 40 ibyo byishimo birakana he? Ibyishimo bidafite icyerekezo. Uretse se manza nkubaze ngaho mbaza uyu mugore w'imyaka 45 afite umutima arawufite ariko byanga bikunda warakomeretse ugira ngo wese umwana w'imyaka 21 we ntago afite umutima w'imyaka wakomeretse. Ariko ntago arinjira muri ishu z'urugo. Umwana atangiye gukundana afite imyaka 14 amaze afite aba ex nagira ngo nkubwire buretse uri imyaka 30 ntago urabimenya. Nagira ngo nkubwire buretse kundusha ijambo genda gake turabana b'imitsi ni mu cyumba genda gake nkubwire reka uriya mugore w'imyaka 40 akeneye reka twanarize gatoya sibyo. Umwana uwo mudamu w'imyaka 45 afite abana 3 cyangwa 4 sibyo. Yego abo bana afite abo yababyaranye nabo afite umugabo wenda umwe yababyaranye nabo biza ngombwa ko kuba batakomezanya sibyo. Ntago nge ndimo ndibaza nkanatekereza ukuntu azashobora gusigasira wa musore bahuye turi kumvikana rwa rukundo rushya agiye kubona arusigasire ruzagire iterambere ryiza kuruta rwa rundi bari bamaranye igihe ndetse bafitanye igihango cy'abana 4. Ngiye mbona ko bibaye byiza. Buriya abana bavukiye mu muryango babona papa na mama ni ikintu cyiza cyane kuruta kubakomeretsa noneho bazanamo n'umusore bangana sibyo. Mbona ko cyiza yakabaye yicara akavuga ati umugabo wanjye twabyaranye abana 4 ese kuki yagiye? Ese ninjye kibazo cyangwa niwe kibazo? Niba ari we kibazo reka mfate ya mbere kumubabarira no kumwereka umutima mwiza no kumubera urugero rwiza sibyo. Kuko buriya iyo abantu babana bakabana imyaka 10 n'ingahe kujya hejuru byanga bikunda bakabaye baba bamaze kumenyerana baba bagomba kuba bamenyeranye. Umuntu muraranye iyo myaka mukabyarana abana bangana gutyo umwe abashobora kwihanganira undi byanga bikunda sibyo se. Mbona rero ko aho kugira ngo yumve ko ibikomere bye azabimarira kuri wa mwana w'umusore ungana na Destin yakabaye afatiye mbere kwegera wa wundi bashakanye bya bintu wa wundi bafatanyije urugendo babyaranye abana ahubwo bakagarurira urukundo abana none bikagaragara ko ari ikintu cyiza bagiye kwerera imbuto abana babo. Ariko unabona umwana naba afite umukobwa w'inkumi icyo waruvuzeho w'imyaka 18 akabona arimo arinjiza umusore imyaka 25 byita kwinjiza. Yes, no kwinjiza kuko ukwinjiza biva ku kwinjira woba wamwinjiye deja wagiye mu rugo rutari rwawe winjiye kwa kanaka uzi impamvu biriya nta gusezerana kuba guhari sibyo. Nta gusezerana kuba guhari hariya bari ukwinjira uzi ikintu se uzi impamvu bavuga kwinjira se ni ukwinjira mu rugo rutari urwawe. None ndimo kuvuga nti n'abafite umwana w'imyaka 18 akaba arimo arabona arinjiza umwana umusore w'imyaka 25 utekereza ko wa mubyeyi azaba akivuga ngo wa mwana yumve? Ntago azamubwira ati mwana wanjye dore bitwara gutya na gutya. Ntago bishoboka. Genda guha urugero. Kuki udatekereza yuko rwaba ari n'urugero rwiza se? Uretse nkwereke. Sibyo? Uyu muntu afite umugabo we. Sibyo?
yego babyaranye abana sibyo babyaranye abana 2 3 sibyo cyangwa 4 cyangwa nashaka bari n'umwe sibyo uranyemerera yuko urukundo rushira ahubwo urukundo rwogere naho gushira oya ndakubaza urukundo rushira gute ruragabanyuka ariko ntabwo rushira urukundo ruragabanyuka sibyo nukuvuga ngo kuba uyu muntu urukundo rwagabanyutse sibyo bakaba bafite ibintu batumvikanaho kutumvikana bibaho sibyo yego aba ntabwo bikuyeho yuko babyaranye bikuyeho yuko bafitanye igihango bikuyeho yuko banakomeza no kurera babana sibyo ariko none dore ahantu urugero rubi ruzabera ni ugukomeza kurwana n'ibintu bidashoboka barabizi neza yuko bidashoboka baterana amangumi batukana imbere y'ababana sibyo so bo bahisemo kwitandukanira alright muri rwa rugendo rwo gukira sibyo umwe muri bo agiye yibonera urukundo rushyashya le problème wowe wagize nuko yabaye umugore sibyo kuko umugabo wagiye gushaka ndabizi neza yuko nta kibazo wabigiraho sibyo hoya nabyo byaba ari ikibazo sibyo ariko uyu mugore sibyo akunze undi muntu sibyo noneho it happens sibyo bibahaye yuko uyu muntu ari munsi y'imyaka ye yego you understand ariko wa muntu aramukunda sibyo barakundanye bageze naho bavuga bati ubundi uwagira gutya sibyo uyu mugore sibyo ikibi ikintu cyabaho nuko yazanira wa musore w'imyaka 30 hejuru y'umugabo we bataratandukana sibyo cyangwa akaba yamuzana muri babana abana batabyemeye donc bigatuma babana we n'abana babishwaniramo kuko iyo nayo ntago ari urugero rwiza sibyo ariko as long as uyu muntu yishimye kuko nawe akwiriye ibyishimo manami sibyo as long as uyu mugore watandukanye n'umugabo we peut-être ko bamaze n'imyaka 3 batandukanye yego sibyo akaba yabonye urukundo rushyashya umugabo akaba arimo kumukunda akaba amukundira n'abana sibyo alright nubwo bwose bavuze ngo abasore ngo b'imyaka ngo mikeya ngo sinzi ngo ibyari byo hari abasore b'imyaka mikeya bafite n'amafaranga sibyo kandi agakunda wa muntu w'imyaka myinshi sibyo rero urugero wowe wari urimo kuvuga ngo umwana ngo w'imyaka 18 ngo yabarimo ngo kumuha urugero rubi ni urugero rubi gute se urugero rubi gute urashaka iki ngwino wicara aha ngaha tubwiye urumva nandi kukubwira nti wari urimo kuvuga ngo nuruhe rugero ngo umubyeyi ngo nk'uwo ngo yahereza umwana w'imyaka 18 yego reka nkwereke sibyo dore urugero rwiza ahantu urwo rugero noneho rwabera rwiza kuvuga ngo umwana w'umukobwa w'imyaka 18 ubonye nyina sibyo yego wari umaze imyaka 3 aba wenyine sibyo aba wenyine asubiye mu rukundo wakongera akaba umukobwa mutoya sibyo ukabona nyine ubuzima burongeye buragarutse arishimye asubiye muri no kuvuga ngo nukubwira wa mwana ati urukundo ruracyahari rurashoboka kandi noneho mariage si prison sibyo mu gihe nta ari ikintu mutumvikanye n'umuntu cyangwa mu nimba ubona bishobora kuzagera ahantu mwicana icyiza nuko mwatandukana ntimwangane ntabwo bisobanuye yuko kuba mutari kumwe yego yego kuba mutari kumwe ntago mugiye kubure mu rwango ngo utangire kubwira abana ngo isoni mubi ntimuzajye kumusura cyangwa we ntazaze kubareba sibyo ariko ntago bikuyeho yuko ufite umutima uracyari umuntu wemerewe kongera kugira urukundo ushatse utitaye ku myaka reka nguhaye aka example kigeze kubaho hari umusore w'umujene yagiye kuragira ahantu mu ifamu ari umugabo ufite ifamu nyinshi ufite inka nyinshi cyane noneho birangira aryamanye na nyirabuja noneho harererwaga mushiki w'umukobwa muri urwo rugo mu kwezi kwa mbere atera inda nyirabuja mu kwa kabiri ayitera mushiki w'umukobwa ayitera n'umuturanyi urumva uwo nyirabuja yaje kumuha pasi k'umuturanyi byarangiye
abana 3 mu mwaka umwe. Arimo gushinzwa abana 3 mu mwaka umwe. So urumva rero urumva ko ibyo bintu nta discipline birimo. ikintu ndi bwongereho ku byo navuze. Yego. Basore bagenzi banjye sibyo? Nimba ubonye akazi ntuzasambanye nyokobuja just kubera ko nyokobuja ari vulnerable cyangwa ari mu ntege nke at some point sibyo? Nimba musore umugore agukunze akaba ari nyokobuja wiryaho don't ntimurye ba nyokobuja ariko mufata abantu abagore bose nk'abagore kumva nimba umugore utitaye ku myaka nimba umukunze muterete nimba agukunze none biragenda bite nawe rero gafite amarangamutima. Erega ugendeye ku batangabuhamya bose baduhaye reka batangabuhamya Clement bavuga ko Clement ntago uriya muntu umbishe ko baba yavuze ngo tukwiye guharanira kwigira iyo tugiye gukora sondage ntago baza abantu babiri genda ukoreshe nk'abantu byibuze nk'igihumbi nabo tuzabahamagara cyangwa bahamagara. Ibyo nibyo bita statistics sibyo? Ukoresha abantu igihumbi nibwo umenya pourcentage y'abantu bavuga ngo nta kibazo cyangwa ni ikibazo, ariko igihe cyose wabajije abantu babiri sibyo? Kuko muri abo bantu ubwo ni ukuvuga ngo muri abo bantu bane sibyo? Abantu babiri bakabyemera abandi bakabihakana. Uretse ko nabo bose nta n'umwe wabihakanye, yavuze bose bavuze ngo biterwa n'impamvu. Iyo mpamvu ariko bayisobanuye iyo mpamvu bavuze ko ari ba bandi badaharanira kwigira. Umva ibyo ngibyo byo kwigira none se bo bavuze none se kubera iki batangiriraga bavuga ngo ugomba kuba ufite impamvu ni ukugira ngo wigire nyine. None se kugira ngo ikintu cyose kigira impamvu ariko iyo mpamvu ishobora kuba iri negative cyangwa positive. Impamvu zose ziba zigira both side. N'impamvu wowe wita kiri positive igira n'uruhande ruri negative. Yes, rero niyo mpamvu nta kintu na kimwe kitagira positive na negative. Rero ntago bisobanuye ko ari ya mpamvu nyine ikenewe muri societe nyarwanda. Buretse ko bitanayigira itanakenewe. Nta nubwo binayigira itakenewe. Yes, ibyo ndabyumva ariko biterwa. Ni ukuvuga ngo ushobora kuvuga ko iki kintu ari cyiza kubera ko ari kirimo kiragukorerwa wowe sibyo? Ariko ni kibi ku wundi muntu kitarimo gukorerwa kubera ko wowe urakimwimye, kubera ko wowe wavuze ngo societe yacu ngo ibi ngibi ntabwo ibyemera, ariko wirengagije yuko uyu nguyu wagikeneye sibyo? Wifata ibintu ngo ubigeneralize ngo uhite ubigira byiza kubera ko ni byiza nyine en general sibyo? Ariko si byiza kuri njyewe kuko birimo biransikamira. Ari kumva byumva kimwe. Ubwira ngo ndi kumva wishaka kunyumvisha ibyo bibushyigikiye. Wowe wibishyigikira. Erega twese ntabwo tugomba gushyigikira ibintu bimwe sibyo? Wenda icyo mbona tunagana hafi ku musozo Deste mu by'ukuri tunagira inama natwe tutisize muri rusange. Urubyiruko nyarwanda ntago n'umuco wacu ibyo byakabaye bikwiye. Twakabaye kuba turi b'abajene bakora b'abajene batayiminga igihe cyabo, baharanira kuzaba abagabo bari perfect mu gihe kizaza sibyo? Naho icyo kintu cyo kuvuga ngo dutahe mu ngo z'abana tungana, hari uburyo byica n'ubwonko bro. Urabona iyo dukuvuga ngo Clement nakuzi ko iyo ushatse umushugabami gutyo nagufata nk'umwana akajya gushopingira mu gihe ashopingiye n'abana be. Clement impamvu twazanye kino kibazo sibyo? Impamvu twazanye kino kibazo ntago ari uko tuyobewe yuko ibyo bintu biri muri minorite, ni abantu bakeya bashobora kuba batanageza no mu gihumbi sibyo? Ni abantu bake pe bake babikora sibyo? Ariko noneho reka nkwereke sibyo? Wowe reba none se wari uzi yuko aba bantu wowe urimo kwifatira ku gakanu 15 bo bavuze bati njyewe nta kibazo umugore mukuru yego twabana sibyo? Abo si bakeya. Noneho hari abandi afite umugore bangana ariko akajya no gupfubura nyirawe. Wowe urimo kuvuga ngo ako ni akageso sibyo?
n'abandi nabo bariya bakeya wowe urimo kuvuga sibyo yego hari abantu baba bafite nyine iyo ngeso hari n'abandi rega buriya nuko twebwe nuko we wahereye kuvuga ngo umugore mukuru bariya bakuru b'imyaka 45 ni bake ni umubare mutoya ariko na bashiki bacu ntubibagirwe hari abantu sibyo hari abantu twebwe dufite ushobora kuba ufite 30-35 sibyo ukihurira n'umugore w'imyaka 40 kurusha imyaka ingahe 5 10 sibyo uwo nguwo mwikundaniye cyangwa umushyize mu rugo cyangwa akakuzana mu rugo rwiwe ko babyita ngo ni ukwinjira bitwaye iki mubanye neza mu wenda icyo twashyigikira ku kijyanye na age wenda uburyo zikundanamo sibyo icyo navuga ni iki ngiki abantu bashobora gukundana ariko byibuza bakabana mu buryo bwemewe sibyo nacyo ni ikintu nashima mu gihe bashimanye umwe ari mukuru undi ari muto it's okay binjiye muri relationship sibyo ariko narwanyije cya kindi kibaho nkishimisha mubiri sibyo usanga nta yindi profit ntabwo babishobora we tugerageza kubirwanya ukugerageza kubirwanya ni kurimo no kubwira n'abandi nabo ngo babiri kuko urimo gupromotinga yuko bari abantu bakuramo amafaranga buriya hari ikintu ntabwo nge amafaranga hari ikintu dukora tukita yuko turimo turarwanya uko wowe uba negatif ukabivuga niko urimo kubishyira hanze nk'ibi ngibi by'ubutinganyi sibyo cyangwa ibi bintu ngo byo guhindura ibitsina iyo tugiye hari hanze tukajya gusakuza bla 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 uri kumva hariho abandi bantu bifitiye imitima yoroshye cyangwa batari banabizi yuko ibyo bintu koko bibamo n'amafaranga cyangwa yuko koko abo bantu banemewe ko hari n'ahantu abo bantu banahurira sibyo tukaba turabivuze umuntu akaba yaragiye uri kumva you are promoting ukoresheje negativism sibyo ni ukuvuga ngo twege ntago tuzi icyo turimo turakora twe tuzi ngo turimo turarwanya kumbi turimo turabwira abantu ngo mujye muri ibi sibyo wewe wibirwanya ahubwo promotinga bya bindi byiza sibyo wijya kurwanya navugaga kuri icyo ntago ibyo by'amafaranga ngiye mbishingiraho kubera ko nayo mafaranga nta future agira wenda reka n'abangana niyo turimo guteretana n'abo tungana niyo mpamvu nkunda kuguha ingero hari umuntu banyeretse yinjiye gutyo sugar mami abanza muha vewiti bakajya mutwara ahantu hose ibana ari umugore w'umukire cyane afite utubara afite amahoteli noneho nyuma y'igihe umuhungu aza kumenya ko yamwanduje agakoko gatera sida uzi kugira ngo umuhungu revenge yakoze yaragiye aryamana n'umukobwa we uwo nakwita nyirabuja cyangwa se iyo ncorekeye nawe bisaba ko arakora revenge kugira ngo yanduze umwana we sibyo kandi akenshi iyo umuntu agushyize muri ayo mafaranga ayagushyiramo akakwica ubwonko ku buryo nta n'igiceri cy'atanu iyo uhavuye bimbwa icyambere uba waramenyereye kurira ubuntu sibyo umenyereye kubyuka ugasanga bakumeseye bakoze buri kimwe sibyo ugeze kuri level yo kwitwa boss kandi ntago wigeze ukorera amafaranga sibyo noneho iyo uvuye aho rero niho wangirika ukaba utashobora no kujya no gukora cya kiraka cy'ubuyede sibyo usanga wa wundi wakoze ubuyede we akiyakira arakuruta sibyo menya ko agomba kubona ipantaro bimugoye murabyemera se ko hari n'abameze gutyo batagiye muri ibyo ngibyo batagiye mu bashuga mami yes bimeze gutyo bamenyereye yuko ariko nyine bakamuha akabyuka bakamuha akarya igihe bya bintu yamenyereye bizashira ukajya ku cyapa kandi ntago yigeze ajya mu bushuga mame cyangwa ubushuga whatever rero ntago uhita ubishyira kuri kote y'abantu bigiye kwirera abana ibyo ndabyumva nyine hari ariko urabyemera yuko hariho n'umubare w'abantu sibyo babikora bakanabikuramo amafaranga ntawamenya barahari bivuga ngo ntawamenya barahari sibyo kuko ntabwo umubare w'abantu bose babijyamo bose bavamo bahombye sibyo
bose ntabwo buriya wenda nubona uwungutse uzatubwira sinzi nuko tutarakora sondaje cyangwa tudashobora kubona wenda ubuhamya wenda umuntu ngo ajye muri komite atubwire ati njyewe ndamuzi sibyo ariko ibyo ari byo byose barahari sibyo wowe ushobora kuba wowe umubare w'abantu uzi ari abahombye ariko hari n'abungutse sibyo hari umuntu uvuga uti njyewe aka kamodoka nagakuye mu mafaranga uriya mukecuru yampaye akiguriye apana k'umukecuru yaguze uri kumva umukecuru kuko uriya mukecuru naguhereza imodoka izaba yanditse kuri we igihe azayikenera azayisubiza keretse ba bandi bazi ubwenge uyimuha agahita ukubwira ngo tujye gukora mitasiyo yitwa iyanjye ko erega hari bari abakecuru nabo hari igihe bakunda bavuga ati aho kugira ngo nkubure tugende nkukubitireho kamitasiyo mwana wanjye ariko nzajye nkubona imodoka ikaba ibaye y'umuhungu hariho abantu bagenda bamenya ubwenge ni kimwe nyine n'abo bakobwa sibyo n'abakobwa nabo hari abagenda bakaryamana nabo n'ibyo bisaza bamwe bagakuramo gusa kuba basohoka rara mu mahoteli meza hari n'abakuramo amazu turabibona buri munsi sibyo ufite amashato ejo ngo yaguze imodoka ubizi neza ko nta kazi agira ejo afite imodoka nziza ejo yubakiye iwabo inzu ejo afite business nziza tubizi neza yuko nta kandi kazi akora uretse slaying gusohokana n'abantu ubundi babyita escorting kumenya ngo nahaje umukire ndajya kumu escorting tujyane mwereka ahangaha mwereka aharyama ibyo ari bukenere mbimukorere dusigaye dufite ama escort y'abakobwa babita aba escort rero urumva yego iyo inama urimo gutanga niyo yo kuvuga ngo abantu twigire sibyo if you have nimba ufite ikintu cyo gukora nimba ubizi neza ko gifite umutwe gukoresha sibyo icyo ukoreshamo ntago nkikubwiye ushobora no kubikoreshamo nyine uvuga uti none ngiye guteka imitwe abantu mbibe nyabone umutwe wawe nubishobora ntufatwe tamye ariko nufatwa uzabihanirwa nujye muri ibyo ngibyo ukabikuramo amafaranga byiza cyane nubikuramo inda y'akabati n'akazi kawe sibyo gusa ukoresha umutwe wawe n'imbaraga zawe nk'umugabo yewe n'umukobwa erega nuko sibyo ubwo igihe turimo nicyo gukora ukoresha ubwonko cyane kurusha uko wakoresha igitsina cyawe cyangwa ibindi bintu ni byiza cyane urakoze kuduha inama nziza Destin n'ubundi wabyicaga ubizi wijijishaga wakoze kwitabira ubutumire bwawe kuri YCTV tubibutsa gukanda subscribe basharinge na comment zabo turazikeneye ndetse n'uwatwandikira akatubwira icyo yifuza twaganiraho nacyo turahari ngo dukurikize ibyifuzo byabo sawa sawa cyane papa ciao ciao papa murakoze